Muhawe ikaze kuri channel yacu Niyonzima Emile Official. Muri iyi podcast y'uyu munsi tubazane episode nziza cyane udakwiriye gucikwa. Ntuzongera kurakara numara kureba iyi video cyangwa kuyumva. Tugiye kuvuga ibintu by'ingirakamaro cyane muri iyi episode. Ni gute twahagarika guhangayikishwa n'ubuzima. Muri ubu buzima duhura n'ibintu byinshi biduhangayikisha, bikaduca intege ndetse bikaba byatuma tugaragaza uburakari. Nubwo buri muntu wese arakara mu rugero runaka, ariko tuba abanyambaraga iyo dutoje imitekerereze yacu kwirinda kurakara cyangwa kurakazwa n'ibintu bitandukanye muri ubu buzima. Cyane kari twe dufite ubushobozi bwo gukotora imitekerereze yacu. Iyo urakaye bituma utakaza imbaraga wakagombye gukoresha ibindi bintu by'ingirakamaro. Urwango ni ikimenyetso cyo kuba umunyantege nke cyangwa umuntu uciriritse. Iyo urakaye ntuba ushaka kumva ukuri, ahubwo uba ushaka kwirebaho wowe ubwawe. Uburakari nta kindi bwakuzanira usibye kubaho ufite imihangayiko. Kuba warakara bikubuza kugira amahoro yo mu mutima. Nta muntu wabazwa ukuba utaguwe neza, ni wowe uba ugomba kwita kuko wiyumva. Kurakara umuntu ni nko kunywa uburozi ugatekereza ko bwica umuntu warakariye. Gusa nta muntu n'umwe wabuza ko uburakari buza. Gusa ni byiza gutegura uko witwara mu gihe uhuye n'ibintu cyangwa ikintu cyagusunikira kuzana uburakari. Gusubizanya neza nibyo tugomba kwitoza niyo umuntu yaba ari kutubwira cyangwa kudukorera ibintu tutifuza. Zirikana ko iyo ugaragaje uburakari mu ruhame bikugaragaza nk'umuntu w'umunyantege nke. Kuba warakaye siko buri gihe uba uri mu kuri. Ntabwo wabaho udahura n'abantu bagusunikira mu kurakara. Niba wumva bishobora gutuma ugaragaza uburakari, ushobora guhita wigendera. Uburakari buba mu mitima y'abantu bafite imitekerereze iciriritse. Kwanga umwanzi wawe bigushyira hasi ye, ariko kumubabarira bigushyira hejuru ye. Kwicecekera nicyo kintu wakora mu gihe urakaye. Iyo urakaye niwe wa mbere ubabazwa n'uburakari bwawe. Niba umuntu akwiyenjejeho cyangwa agushotoye, ntukamwigane. Zirikana ko uburakari buza bwihuse cyane, niyo mpamvu uba ugomba gutegura imitekerereze yawe hakiri kare. Zirikana nanone ko ufite ububasha bwo kugenzura amarangamutima yawe. Birumvikana ko tugira imitekerereze rimwe na rimwe mibi mu bwenge bwacu, ariko ntituba tugomba kwemera kuganzwa nayo. Buri gihe iyo warakaye ni wowe bigiraho ingaruka, uwo warakariye ameze neza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko uburakari bukabije bushobora gutuma umuntu agira umuvuduko ukabije w'amaraso, ashobora kwibasirwa n'indwara zibasira umutima, bishobora no kumusunikira kwiheba kandi akagira ibibazo by'igogora. Nanone uburakari bushobora gutuma umuntu adasinzira, agahangayika cyane, akarwara indwara z'uruhu kandi agaturika imitsi yo mu bwonko, bino bakunze kwita stroke. Uburakari ntabwo ari ikintu cyiza. Abanyabwenge ntabwo bajya bagaragaza uburakari bwabo. Gufata igihe cyo kwitekerezaho cyangwa meditation byagufasha gutsinda uburakari. Wakoze cyane kudukurikira kuri iyi podcast yacu. Niba igushishikaje ushobora kuyisharinga abashuti bawe, kandi niba uri mushyashya turagushishikariza gukanda subscribe, ndetse ushobora no kuduha inyunganizi binyuze muri comment. Wakoze cyane, bye bye. Mwari kumwe na Niyonzima Emile.